cyo nta cyaha Gafaranga yakoze, nta cyaha Annette MURAVA yakoze, nimba atari prank badukozeho kandi ari na prank nabwo bemerewe gutwika, mbabuze gutwika, ariko biburabaye ari ubukwe nyabukwe. Nababazwa cyane nuko abantu bose bashatse kubatera amabuye, bimwe bimeze no kuvuga ngo mushatse kubafata se mu bakurure muri doctrine ziwanyu. Donc wowe urifashe nizi wanyu muri doctrine ziwanyu na discipline ziwanyu. Uko ari nigeze kuboroka umugore wanjye, ariko byeze ku mugoroba ndavuga se ndamuboroka se nimba akeneye kumbwira iby'abana namuboroko, ariko ndamuboroka rendi baba we waza samudi ugasanga ni sherishushu biri hasi hejuru bimeze neza. Ibyo byo ni ibisanzwe bibaho. Urugo rwa Gafaranga nimba barashimanye na Annette MURAVA nibagende babyare hungu na kobwa, Imana ibaho umugisha w'amafaranga, ibaho uw'amadolari, Annette imupandishe mu mavuta, atwongera aduhe ibihangano by'umwuka bisizwe nk'uko bisanganwe mu ijwi rye ryiza. Gafaranga nawe nimba akomeza komedi, nimba abwiriza uko yumva bimuzira. Reka nkubwire ikintu gitangaje, discipline z'idini reka da abikore bamutenge byakomera. Sinzi niyo yajya kubigisha bazi ko ari wahita avuga ati kuva urugo utarugenje neza. Paul yavuze ngo iki? Urugo rurakunaniye. So uyu mudamu yaje kugera ku rwego ajya kugura ibinini by'imbeba bariyahura, kandi mu bahanuzi nge bahanuye ibintu bikomeye ndamuzi arimo. Ariko kuko n'umuhanuzi regagira psychology byagezeho birenga ubwonko bwarenda gusara. Idini ravuga ibi ariko ibyo akorerwa nk'abavandimwe ni nkuko bakujyanye kuri torture spirit nubwo wuzuye umwuka wera, byagusaba kuzura umwuka wera uri ku kigero nk'icyari muri Stefano. Niyo yaba ari pranka uriya mukobwa Annette MURAVA uzamo kuko ari umuramyi, sinzi nimba yaba ari kungukira muri iyo pranka kwa, sinzi nimba yaba bifitemo inyungu. Donc ari Bishop Gafaranga n'undi uteye nka we n'abayode Queen n'abandi bafite ayo mazina yitwa nka gutyo. Navuga nti za pranka kuko muri no minsi hari pranka z'agatangaza zivuza ubuhuha pe. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze ibirembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, ariko tunababwira ngo mukomeze kugira ubuzima bwuzuye, mukomeze kubana n'Imana, Imana ibegere birenze uko mubyifuza. Ariko tunibutse mwe mudukurikiye, birashoboka ko uje ari ubwa mbere cyangwa bwa keshi utari wakora subscribe, hanyuma ukore subscribe. Turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe na apotre akaba na profete Mutabazi. Ibyo byose kandi bikuriho burya byose babituriho ahubwo ku kigero gitandukanye, hakaba ibizamura umutwe bikarenza ibindi. Ikiruta ibindi kuri nge ndi intumwa, nta rwose ntago ari ibintu naharaniye cyangwa narwaniye. Niyo mpamvu niyo umuntu avuga ati simbyemera ndavuga nise ubundi ko atari nge wabishyizeho uzahangane n'uwabishyizeho, naho nge singe wabyishyizeho. Nge nashaka kuba kardinali rwose. Mutabazi igihe cyose ntari kardinali, ibindi nibyazanywe niyampamagaye. Nge nishakiraga kuba kardinali, sinashaka kuba papa, nishakiraga kardinali. Mbwira n'Imana ni kandi nutinda ku matayito nge ndayiha kandi ndafata kardinali. Irambwira ku myaka 27 irambwira ndi Nyabisindi, irambwira ati wowe uri intumwa nturi revera. Niyo mpamvu nyise revera nshatse nakigendera. Irambwira ngo nturi bishop, byose hari ubwo ari bibise. Irangije irambwira ati nturi na pastor. Irangije irambwira ati wowe uri intumwa, ariko ntuzite cyane kuri titre yitwa intumwa, uzakora inshingano ahubwo z'intumwa. Reka mbabwire, nimubona ibibazo byose dufite mu itorero nuko mu Rwanda bisa naho nta ntumwa dufite, cyangwa se iyo zimaze kuba intumwa ziba intumwa zo mu itorero iwabo bikaguma iyo ngiyo. Nuvuga ngo cyangwa se turazifite ariko zidakora inshingano zabo uko bikwiye. Kabiri, ikindi kintu kidomini wanjye ni ukuba umwigisha. Ibyo byose narabihawe kandi ndanabikunda.
noneho rero n'ibindi bikaba bikuriho kubera ko nk'urugero hari igihe ucakira dayimoni ukajwigiriza ukayijwibura da ariko niba biguhinduye ngo umuntu umunyabitangaza cyangwa se umuntu usengera abarwayi ukayireba ukabona cyangwa se Imana ikavugana nawe ikaguha ka message ibyo niba biguhinduye umuhanuzi abantu bagiye wenda kureba kuri cano bita Bwiza wenda hano turi mu rusengero ariko iyo cano ijya icisha ibindi byo hanze nyine bitari byo mu rusengero ariko wenda wasanga bajya bayibona nigeze nze mabwira yerekwa nagize zari inzozi ijambo ry'Imana baba mu minsi y'imperuka abasaza tuzagira gute tuzarota kandi byo buriya wambeshya abantu bakanshwiragiza abahanuzi bakantuburira ariko iyo naziroteye iyo naziroteye nkazibona nkazinduka nzibuka umva izo zo ndavuga ngo zo zizasohora naho abantu bose baba barambeshye kuko buri umwe wese amenya uko abana n'Imana kandi akagira n'ahantu avuga ati ahangaha ho burya n'abakinnyi b'umupira rya avuga ati iyo waje ku muso ndawukubika ntago ncika waje ku muso ndebana n'izamu akavuga ati wenda waje ku ndyo birangora undi akavuga ati ariko burya ngiye waje ku ndyo nibyo byiza Cristiano nawe akavuga ati ariko bashyize ku mutwe buriya ndabasumba buri muntu wese mu gukorera Imana agira aho ashobora imbaraga yahiba hari umuntu kuvuga ati ngiye bigeze kubitega ariko buriya sinjya nisukirwa undi akavuga ati ariko buriya nanjye iyo nahaye ni umuceri ejo urawurya none akaba abantu bakunda no kubyibaza ngo yahora hanura maviza none se nimba Imana yamuhamagariye ibyo nk'iyo urebye Yesaya yahoraga hanura Mesiya Yeremiya agahora hanura ngo igihugu kibaye musaka ko bitumugere yanagera ibwama akabyongera noneho bakanamushyira mu mwobo wari uri mu gikari cy'inzu y'ibwami bivuze ngo hari abantu Imana ishobora guhamagarira guhora bahanura ibyago n'amakuba cyangwa se ikagira undi hagurukiriza kubohora abantu batewe n'ibibazo bya nyabingi n'amahembe ikamushyiraho ubwo buntu cyane kurenza ibindi atari uko ibyo ngibyo ariko icyo bitwigisha turi magirirane umukozi w'Imana akamenya aho imbaraga yiri akamenya naho indiri aho niho havuye wenda imbaraga ikintu bitaga ngo abasatuzi ubwo kandi ndi kwibwira abantu ndebera barakora ikibazo cyabo ndi kwibwira abantu aho niho havuye ibintu by'abasatuzi kuko hari umuntu ufite ubuntu bwo gukoresha fundraising noneho akaba n'abantu bafite ubugegera reka nkoresheje ijambo bugegera kandi bari kugenda muri V8 kuko wakoresha fundraising kazana miliyoni 50 akagwa envelope ya 20 twasoma ijambo riri mu bakora ino ngo abakora imirimo y'igicaniro n'abakora imirimo yo mu rusengero ngo Imana rero abategetse ngo mujye musangira mugabana ibyavuyemo ngo abakora imirimo yo mu rusengero bagabane ibyo mu rusengero ngo abakora imirimo yo ku gicaniro abatabizi ni n'urwambere rw'abikora n'ibice 9 ngo basangire ibyo ku gicaniro so rero ugasanga kudasangira nako kuraje n'ibindi byose biragiye biboneka nkuko rero warubimbwiye ndi intumwa kandi ndi umwigisha ibindi biba bije nk'ingurukira nkisanga byaje ni igipanikote ndabyibuka kuri iyo cano Imana icyo gihe yampaye ubutumwa irambwira iti nari maze imyaka kuva mu 2010 kuva njya mu muhamagaro 2010 buri gihe nyibaza ngo ko nagiye mu muhamagaro numva abantu hano bahanura imvura abandi bati amaraso aramenetse abandi bati karabaye kwari n'abatubwiye ati mugure ibigega mugure n'ibyo kurya mu bidepe 2010 ko twabiguze tukabirya bigashira n'ikigega tukakigurisha muri Sahara katabaye iyo mvura itaguye mbaza Imana wa Mana we ubundi bimeze bitama kurahagaze ati ubundi tuziruka tuzikorera karago birahari ntibihari insanga mu nzozi nzibona neza ibasha kunyereka iti ibyo bintu abantu babyihangishwaho cyane simba nawe batumye nibwo kuza yari yananyetse cano ndi bubivugeho wumve ko yabimbwikananyereka cano ndi bubivugeho yambwiye Bwiza n'ukwezi nyibaza n'impamvu muri izo nzozi kuki umbwiye cano ebyiri hari amacano menshi atwika irambwira iti ukwezi umunyamakuru waho Theo abaza neza nise kuki Bwiza yo ushaka ko njyayo irambwira ngo Bwiza video siyo nshaka hariye bandika inkuru yabo mu kinyamakuru cyabo cyandika ati hariya nkujyanye ngo bandike hariya bakubaze ati ujyaho habiri ni iryo yerekana narivuza aho habiri ndangije ndicecekera uretse ko ryageze ahantu kure rigerayo hirya ndanabimenya ko ryagezeyo
icyo genda byibuka kuri cana barambaje ati se ubundi waba urimo wicinyira inkoro wishakira umugati kuko uje uvuga ibyiza ku buyobozi buriho wenda abandi bakaba bahanura ko hari ibyo reka nkoresha ijambo rivuga ngo Imana yambwiye ngo abantu bihutira guhanura ngo ingoma igiye gutembagara mu Rwanda bagenze gake kuko ibitaye batumye byanabakoraho so mbivuze abantu batangira kubireba mu nk'intumwa usubiza icyo kibazo ufasha n'abantu kumva icyo kintu hari uwo bita bishop rero baravuga ko yashatse umugore bavuga ngo yashatse umugore wa kabiri ubuze ngo yashatse umugore wa kabiri nk'intumwa umaze kumva ko icyo gikorwa yagikoze warahagurutse ujya kumugira inama hari ikibazo cya mbere ubundi yarashatse ayo makuru uje niko turi kuyumva ikibazo cyawe cya mbere gikomeye cyari icyo kabiri ariko nkavuga ngo niyo yaba ari puranka uriya mukobwa Annette muravuzamo kuko ari umuramyi sinzi nimba yaba ari kungukira muri iyo puranka kwa sinzi nimba yaba bifitemo inyungu donc ari Bishop Gafaranga n'undi uteye nka we n'abayode Queen n'abandi bafite ayo mazina yitwa nka gutyo navuga nti ni za puranka kuko muri no minsi hari puranka z'agatangaza zivuze ubuhuha pe ariko nanone biriya bifashije ki mu ruhande rw'itorero na society biragoye kwemera yuko bakoze ubukwe keretse wenda uburyo babishyize ubwiru iki wenda nimba baragira ngo bivugwe cyane ko iyo abantu ibintu babigize ubwiru nibwo bivugwa cyane nibwo biba breaking news ariko navuga ngo nge bintera nka mutabazi ko nzemeza 100% ko bakoze ubukwe ari uko mbonye Annette Murava twite wenda n'urugero do ikintu kisimusiga kweri cyangwa se nkamona bajyanye nko mu rusengero runaka gushima Imana bari ari babiri ndetse na video nkayicekinga kitari tarimo photoshop n'ibindi nkabyo ko atari montage bagashima Imana nk'urugo nka famille nk'umuryango aho nzabyemera 100% bwabukwe bwarabaye biragoye rero aho ngaho mbanze icyo nkisegureho kandi uburyo babukoze nyine bwatumye bigora kubyemeza ariko noneho reka tuvugire muri dimension cyangwa se ikirere kivuga ngo baramutse barabukoze koko nicyo washaka kumbaza nk'intumwa ubihaye umugisha cyangwa biravumye ntago nabiha umugisha umwe nabiha ibiri bemerewe gushakana rwose pe agata umugore ariko handi kubivuga nk'intumwa nk'umwigisha sindi kuvuga ngo numvishijwe Imana rero ishobora kuba itabyishimira muri dimension ya iravuze ariko tuvuye muri dimension ya iravuze tukajya muri dimension ya haranditswe ngo urabirwanya washingira kuki naba yataye undi mugore se ubwo bishyigikira guta umugore se bikoze gute guta umugore bigenze gute no kuva araba yasize umugore n'abana yarafitanye andi masezerano nawe azashaka ngo bitangwa none se ninge ubyo wajya kwibaza Paulo wanditse ngo umuntu wizera n'ababana n'utizera agashaka gutana na muri katane kandi azabahambuwe azajya gushaka undi ntabwo nabyanditse mu bakorino Bibiliya yaravuze ko batandukanwa n'urupfu none ubu urashaka kwatandukanya nuko badasaba izo ni doctrine z'abambara ibitambaro aho bakuye yuko nta mugore wa pasteur niho banakuye n'ibyo bindi ngewe interpretation ibyanditse mu rwandiko rwa bikorino igaragaza ko hari aho byemerwa gutandukana ahubwo ikibazo ni ukumenya ni hehe kabiri uzi ko na Yesu bamubajije ibyo gutandukanya atigeze avuga ngo ntibagatandukane yaravuze ngo nimba mutandukanye utamuhoye ubusambanyi nge nari ntegereje ko nkurikije uko abantu babishaka ko bitwigisha muri no minsi Yesu yari guhitaza ko bati oya kirazira kikaziririzwa ikimana yafatanyije ntakagira ugitandukanye ariko Yesu avuga ngo ya bitewe n'ubusambanyi babasha gutandukana ati dore na Mose yari yababwiye ngo uzamuha urwandiko ariko abibabwira kubera ko icyo gihe mwahangwagaho n'umwuka ubu noneho umwuka atura muri mwe yari yababwiye ngo muzajye muha urwandiko rwo kubasenda kuko umunyamujinya ubona afite umujinya w'agatangaza ubona afite ubugegera ubona afite gasuzuguro washaka kumuha urwandiko uti ndagusenze
kuko umwuka wabahagagaho, ariko kuko umwuka agiye gutura muri mwe akaba muri mwe, birashoboka ko mwabana. Ariko ibyo byose Yesu yarabanje agaragaza yuko utabana n'umusambanyi kabombo wigize nk'uwigurisha cyangwa se ngo umuntu arinde abo indaye yicuruza ngo gumane nawe. Ubwiyo tugeze aho ngaho tubasha kubona ko hariho aho Bibiliya igaragaza ko umuntu yatandukana. So ikiba gisigaye ni ukumenya nimba wenda ese batandukanye aho bagomba gutandukana cyangwa se batagomba gutandukana, ariko kubera ko amadini yamaze kutwigisha rwose akatwemeza ko utandukanye wese aho ava akagera, kuko bafashe ijambo rivuga ngo abigisha baziko ngo yo mu Baroma 7:5 ndumva ariho bavuga ngo ariko uretse ko Paulo icyo gihe ari kwigisha iby'amategeko abantu bavuga ibyo bintu byambabaza ari nk'umwigisha, kutamenya gutandukanya context na text na context. Paulo ari kuvuga ku bijyanye n'amategeko n'ubuntu, aravuga ngo nk'uko muziki y'umugore iyo yashakanye n'umuntu yasezeranye n'umuntu ngo agashakwa n'undi ngo abasambanye, ngo ariko iyo wa mugabo we wa mbere yapfuye agashaka undi ntabasambanye, icyo gihe yari arafokasinze mu gusobanura ikijyanye na amategeko n'ubuntu, ashaka kugaragaza uburyo twapfuye ku mategeko n'imigenzo y'amategeko, ubu tukaba dushobora kuba twagengwa n'ubuntu tutagitwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu. So noneho rero abantu bagahita babitwara muri marriage, bagahita babijyana kuri sije za marriage, bagahita babisobanuza ibya marriage. Ndetse n'iryo jambo ndi kubwira ry'ishuba ziko ryegeranye n'iryo navuze ngo umuntu abana n'utizera agashaka gutana azamurika atane kandi azabahambuwe. Hasi yaho niho yavuze iby'igishuba ziko. So icyo rero ngiye navuga nubaha discipline z'amatora atandukanye, nkuko niyo korari yemeje ko izajya yambara agatambaro kaza utakambaye ubukoze icyaha, kandi koko iyo korari mu gihe cyose uyiba mu bukoze icyaha, ariko igihe utayibamo se. So rero ntago mu matorero yose reka nkoresheje ijambo cyangwa se ama discipline yose ntabwo bivuga yuko utandukanye wese abakoze icyaha cyangwa se bidakwiye. Gusa umukristo wese, ndetse niyo bitaba umukristo, umuntu wese ufite ubwenge buzima yatandukanya na hovyo. Hariho ingaruka zishobora kuzanwa nabyo, ziba zigomba gutekerezwaho. Hari ugutekereza ngo ese ugiye kubana, uyu mukobwa ugiye kubana n'umugabo ufite abana 3 ese yiteguye neza ibyo azahurira nabyo muri uyu rugo. Kabiri, ese kari umukozi w'Imana, umunyamavuta, umunyamuhamagaro bigaragazwa n'indirimbo ze twumvishe, yaba yarumvise ijwi, kuko reka mbabwire abakristo batandukanye, iyo urugo rutarimo amahoro uraruvamo ukajya gushaka urundi. Nge misoma mu Bakorinto, Paulo aravuze ngo uzamureka atane ngo kuko parce que twahamagawe n'Imana y'amahoro cyangwa se twahamagariwe amahoro. Imana yaduhamagariye amahoro, bivuze ngo icyita rusange ku ngo zose za gikristo hagomba kuba hari icyitwa amahoro. Icyakora iyo abuze bigenda bite? Senga y'itatu, nabura senga y'imisi 70, nabura senga y'imisi 40, nabura senga y'imisi 100. Jya kugisha inama ku bakozi b'Imana, zenguruka ibishoboka byose, ariko sinzigera mbwira abakristo babiri ngo umwe azakubita undi umuhini. Ngenzi umuntu yari umuhanuzi, yari na mwarimu muri ADP, bivuze gake sinshaka kubabyumva. Umugabo wamubera nabi, yari umudamu nabi, akareba kari mwarimu ati naruvamo, akabona byose byazo. Ndavuga ngo ni nabi kuri rwa rwego umugabo yazana undi mugore mu nzu akajya uko muri babiri, wamara kujya ku kazi ugiye kuba mwarimu kuri ofisi agasigara akora ibindi, agera hamutera inda, baba mu nzu imwe. Urumva hari n'ibindi. Kandi Yesu aravuze ati ariko bitewe n'ubusambanyi buriya ndabyejeje, ariko kubera discipline z'idini rakada abikore bamutenge byakomera. Sinzi niyo yajya kubigisha baziko ari wahita avuga ati kuva urugo utarugenje neza. Paulo yavuze ngo iki?
urugo rurakunaniye. So uyu mudamu yaje kugera ku rwego ajya kugura ibinini by'imbeba ariyahura, kandi mu bahanuzi nge bahanuye ibintu bikomeye ndamuzi arimo. Ariko kuko n'umuhanuzi regagira psychology byagezeho birenga ubwonko bwe arenda gusara. Idini iravuga ibi ariko ibyo akorerwa nk'abavandimwe ni nk'uko bakujyanye kuri toca spirit n'ubwo wuzuye umwuka wera, byagusaba kuzura umwuka wera uri ku kigero nk'icyari muri Stefano kugira ngo bagutocaringe bakuremo urwara utavuga yiwe babwira ati ibyo ndabiretse. Oya wenda ukavuga yiwe ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo ndabiretse, ahubwo ni ikibazo cyo kubabara. Nge nshatse kwereka ko umuntu uzuye umwuka wera hari ibibakorerwa nawe akagira trauma. Nge nzundi noneho wuzuye umwuka wera, nge ndikubwira abantu bose buzuye umwuka wera bavugaga mu ndimi. Umugabo yamukoreye ibintu byamfura mbi bigera ku rwego mu mama agira stroke, akora muri revenue ntago ari wakure no hano Kacyiru. None umushumba wamubwiye ngo ntaka divorce yamugire neza, ya divorce mbere ya stroke agashaka urundi rugo ntago aba yubatse. Ariko yarugumyemo rutarimo amahoro. Ng'impamvu uwo muntu utizera ugomba kumureka gatana nimba ashaka gutana. Paramwa ngo nuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ikibazo nabaza bari kudukurikira amahoro arahari. Njewe ashobora kuba barakuambira ariko maridakaza. Ariko uravuga ibiki ko ari igihe nigeze kuboroka umugore wanjye. Ariko byeze ku mugoroba ndavuga se ndamuboroka se nimba akeneye kumbwira iby'abana. Namuboroko. Ariko ndamuboroka rendi. Baba we waza samudi. Ugasanga ni sherishushu biri hasi hejuru bimeze neza. Ibyo byo ni ibisanzwe bibaho. Nawe hari igihe ndakarana nyuma y'iminsi ibiri nkabona ariko mbwa atariko se bitebyawe atariko kutubutanyegera ngo ariko bitebye. Urumva bitandukanye n'urugo, ari urugo ruba rumeze nka Gehenomu. Agasenga bikanga, kagisha inama bikanga, kibombarika bikanga, gaceceka bakamudiha reka data. Abati wenda nuko mvuga reka ajye yinjira nceceke, yaceceka baratahara gitumbyemo n'agasuzuguro. Amahoro akabura, umutekano ukabura, bigakomera. Uyu muntu amaze gufata imiti y'imbeba, Imana imugiriye neza, imubuza uwo mugambi wo kwigirira nabi. Arangije aza gufata umwanzuro, itorero risohokamo, wa mwanya arawuhara, n'urugo arusohokamo, ubara amahoro. Mu by'ukuri sinje kubangamira amadisipurine atandukanye, kuko nge nemera ko iyo uri mu itorero rifite disipurine ugomba kuyuzuza nk'ukiri. Kuko wararigiyemo hari igihe unarijya merega Imana ivuze, cyangwa ukarijyamo ko warihisemo n'umutima wawe, aho kugira ngo rugushe abaririmo mbere yo kubikora banza usohoke ntubangamire bene so. Ariko ku batari mu matorero ameze atyo, nta cyaha Gafaranga yakoze, nta cyaha Annette Murava yakoze, nimba atari prank badukozeho kandi ari na prank nabwo bemerewe gutwika, mbabuze gutwika. Ariko biburabaye ari ubukwe nyabukwe. Nababazwa cyane nuko abantu bose bashatse kubatera amabuye. Bimba bimeze nko kuvuga ngo mushatse kubafata se mu bakurure muri doctrine ziwanyu. Donc wowe urifashe nizi wanyu muri doctrine ziwanyu na discipline ziwanyu, uyisuzi mutura hejuru kandi sizabarizwamo. None se ubu ngubu abantu tuzaye dukore debate ku muhanuzi twabonye hano yambaye ipantaro. Ubuse na video twabona y'umuntu hanuye mu rusengero yambaye ipantaro. Ariko tuzi ko ari discipline zitemera yuko abamama bambara amapantaro bakaza mu rusengero. Ubuse tuzahita tujya kujudginga hano yambaye? No, iki gihe waburi winjira mu discipline cyangwa ama doctrine z'abandi. Rero hari n'ikibazo cy'ama doctrine n'ama discipline. Ntago ariko zose zibihana cyangwa zibibuza. Ntagutindiye rero ngewe ruriya rugo na mbere yo kuvuga ngo ese waruhesha umugisha, naruhesheje umugisha. Si ngombwa ko mpura nabo kuko ni ibintu bikorerwa mu isi y'umwuka. Urugo rwa Gafaranga nimba barashimanye, Annette Murava nibagende babyare hungu na kobwa. Imana ibaho umugisha w'amafaranga, ibaho uw'amadolari, Annette imupandishe mu mavuta, atwongera aduhe ibihangano by'umwuka bisizwe nk'uko bisanganwe mu ijwi rye ryiza. Gafaranga nawe nimba akomeza komedi, nimba abwiriza uko yumva bimuzira. Reka nkubwire ikintu gitangaje. Wakemera ko buriya ari umuntu ushobora kutumva ngewe ntiyumve wowe, akumva ngo ibya Bishop Gafaranga
harabo njya numva bari muri comment uzasomerega kiganiro yakoze agati ratayibe nawe kandi wabizi ko ari umuvuga butumwa no hirya yiriya kariyeri ya komedi akora ni umuvuga butumwa rero nge nkavuga ngo nimba harabo ntabwiriza agafaranga akababwiriza ndamurwanya nshingira kuki nimba harabo ntabwiriza akababwiriza kuko Imana irashaka kugira ngo wowe nubwo ubona papa yaremeje ubutinganya ariko hakaba hari abantu miliyari imwe n'igice ashumbye kandi aramutse avuze ati sinkibashumbye bataza ngo bashumbe Imana yo yirekere mu Mana bwayo ifite uko izakoresha iyo nzira ikagira uko ihatunganyiriza umugeni ifite uko izakoresha umuyoboro wa gafaranga ikagira abo abafashwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se abubakika mu buryo bumwe cyangwa ubundi so uko byamera kose rero dukwiye kwemerana kabiri tugashyigikirana cyangwa tugashyigikira abantu ntago bagiye hariya ngo bice umuntu ntibagiye hariya ngo bakore ibindi bintu by'agatangaza gusa wenda nuko iyo byamaze gufatana na doctrine nuko undi muntu abyumva nuko undi muntu abibona bitangira kuba ibindi ariko mu by'ukuri nge nta kibazo nigeze mbigiraho igihe cyose baba barakundanye kuko urugo rugomba kugira ibintu bibiri by'ingenzi mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 10 kugera ku wa 12 umanura hasi cyangwa ku 9 umanura uzasanga amagambo avuga ngo iyo abantu bakorera hamwe cyangwa babana mu muryango yabwiraga itora ariko reka burya itoro n'umuryango ushatse babigarara no kuri famille ngo mwihanganane kandi mubabarene buri ko agize icyapa n'undi akomeza avuga ijambo rivuga ngo mufatanywe cyangwa se muhuzwe n'umurunga w'urukundo ngo kandi amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu ayo mwahamagariwe so nkuvuga iki urugo rugomba kubamo amahoro n'urukundo iyo bibangamiwe murabibungabunga murasenga mushaka ubujyanama ariko iyo bigiye burundu butagaruka kandi reka tujye tubizanye ukuri niyo mpamvu utashakanye n'abakobwa bose mwahuye hari uwo wahuye nawe wumva akantu karaje muri we karakwemeje ngo karagukirigisa iyo ako kantu kagukirigita rero kavuyeho burundu ukajya umubona nka rubanda yose ukumva ahubwo uramureba ukumva umutwe urakuriye isereraje bikamara ukwezi bikamara umwaka wavuga imvugo ukumva ntimuhuza ntimuvuga ururimi rumwe bikaba nka Dawidi na Mikali ukabona mubayeho nk'ababuzanya amahoro ababangamirana kandi buri wese akagerageza gushyiramo effort yose ashoboye bikanga ibyo bijyana niyo mutangiye kujya mu Rwanda ibyo bijyana niyo murwanye bwa mbere mukaziyongeza bwa kabiri bwa gatatu bikaba nk'akamenyero ibyo birwana niyo yaje kukubita umuhini ukaguhusha kandi ukabona ko atabikoreshwe n'umujinya neje arabyongeye nese rya jambo rivuga ngiyo ubana n'umupagani wagukubise umuhini burya kuri we ntaba ari umupagani kabiri none se ijambo ko ryavuze ngo nimba ashaka gutana muri katane umupagani ukubise umuhini ubona adashaka gutandukana nawe ariko umuntu uvuga ngo nanatandukana nawe niyo byaba ngombwa ko njya muri gereza sinzi kugumana nawe ubu bitewe n'umutima nama wawe n'amahitamo yawe na discipline z'idini y'uwanyu ariko ntago ari ikintu wazajya kwishyuza imbere y'Imana ngo wagize stroke urabizi ko ari uguturika ubwonko guturika imitsi y'ubwonko nabwiye Imana ngo rero ngo imitsi yaturitse ngo ndi gushaka kubahiriza ubushake bwawe kabiri ingo nyinshi zijya kubana atari Imana yabahuje ibyo ngibyo byo ntago ari ibintu twirwa tujya gukora deba abantu bararebana gutya mu maso bagahita bajya gufatiraho rimwe na rimwe batabanje no gukora icyo nakita ngo dating ikozwe neza donc kurambagiza neza kuvuga iki ntibabanje no kureba imico ntibabanje no kureba ibitekerezo bye nimba yemeranya nabyo reka mfate nk'urugero rworoshye hari abantu bajya bantuka muri comment cyangwa se buri uko nanditse ikiganiro akantuka reka dufate ko uwo muntu ntuka buri gihe ari umugore buri kintu cyose muzabona ari ubugoryi buri kintu cyose muzabona ari ubuyobe buri kintu cyose muzabona atemeranya nacyo reba nk'uyu muntu tubaye twarashakanye simu divorce naba naravangiwe ngwiki Dawidi atadivorushije Mikali yaba yaravangiwe abagomba Dawidi agomba kudivorusa Mikali akajya gushaka Abigayeli kandi buriya na Abigayeli kutadivorusa Nabali
Abigail kutadivorusa na Bari nivangirwa, ariko nanone ijwi ry'Imana rigomba kuba umucamanza wa nyuma. Rero nge niyo mpamvu ruriya rugo naruhesheje umugisha, nubwo abantu baruteye amabuye barabyemererwa na Bibiliya nsoma, cyangwa se ubusobanuro no guhishurirwa na interpretation biblique iba muri Mutabazi, Apotre Mutabazi. Icyakora wenda hari abandi batabyemera batyo, nabo ni amahitamo yabo. Mu myizere nabonye dusoma Bibiliya imwe, ariko siko byose tubyemeranyaho kimwe, mu buryo butandukanye. Biriya rega buriya bya divorce bituranye cyane n'ibintu by'ipantaro, bigaturana n'abamama kubwiriza mu rusengero, bigaturana no kunywa akawayini uri umukozi w'Imana. Nkuko bamwe babyemera abandi bakabihakana, abandi ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana. N'ahantu abakristo batandukanye babivugaho gutandukanye. Noneho iki gihe mpita mvuga ngo ngenda reba icyo Bibiliya ivuga, icyakora ngize inzozi zibivuguruza nazagaruka hano nkisubiraho. Numvise ijwi nkaryiyumvira bitari bya n'umuntu aza akambwira ngo iwacu tubyigisha gutya, nazaza nkabigira. Nkuko noneho divorce ishobora kuba yemewe, wajya kuyikora ikagutangira. Wenda ntabajyana mu kuvuga ngo umunsi nigeze mbyihangishwaho yansanze nta n'amasaha abiri araca mirambwira ati nakumena urwo rutwe, ariko ibyo ninjye bireba kuko numvishe ijwi. Ibyo bishobora gutuma amakosa yose umudamu wanjye yaba yakoze, igihe cyose numvise ijwi buriya ni nk'umupolisi iyo yahagaze muri feruje harimo n'umutuku arakubwira ngo genda ukavansa, kubera ko umupolisi w'umutrafiki asimbura atesha agaciro ibindi byapa byose, hagakurikizwa ibyo avuze. Ijwi rero ryavuze ngo rugumemo, ariko nimba nta mahoro arurimo, hakaba harimo amakimbirane n'urugomo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro, murekatane uzaba uhambuwe, niko mu Bakorino handitse. Ariko nanone kubagirirwa ubuntu bwo kumva ijwi ryayo, kubagirirwa ubuntu bwo kugira inzozi, wowe kabyarawe, urugo ni ikintu utasohoka mutumvisha ijwi, nta nzozi wabonye, kandi uzi ko Imana isanzwe igusanga muri ubwo buryo. Nimba Mutabazi nabwo ko nyangira inzozi kandi ibyo zimbwira bidahusha, madamu niyo wenda yamfata akandasisha umuheto n'umwambi w'ingobe ukampusha, nategereza inzozi. Cyakora utagira inzozi suragira ngo nawe umutume inzozi, kandi atajya zigira no mu bisanzwe. Mu by'ukuri abeburwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ariko Annette Murava na Bishop Gafaranga, uko abantu babatera amabenge mbona baberanye, mbona mbishyigikira. Uko abantu yewe sinzi nimba nzabona impamvu nari nkwiye nanjye kubirwanya, ariko reka mbabwire, ruriya rugo bagiye bakabana neza, bagakundana, bakashushutana, bakabana amahoro, bakishimirana, bakuzuzanya, mbese bakabana nka Dawidi na Abigail, atari nka Abigail na Nabali. Icyakora nibahura bakabana nka Abigail na Nabali, aho Annette Murava bazaba yiyoboye. Ariko nibabana nka Abigail na Dawidi, ibyo bintu wabirwanyije azaba yabitewe n'idini na discipline y'idini, ntago azaba yabiyobowemo n'Imana cyangwa se yari mukuri. Ndumva ari uko nasoza. Urakoze cyane, Yesu aguha umugisha. Ndagira ngo n'ubundi dusenge dusoza dushimira abari badukurikiye. Karibu abari badukurikiye. Nimero ya Mutabazi ni 0788 30 95 niyo mbonaho kuri WhatsApp kanyandikira, tukaganira, kugira inama, byaba ari ugusenga tugasengana. Waba ufite nyabingi zirenze amavuta ndiho nkaguza n'andi bakozi b'Imana, ntago njye ari nge Kamara na Faisal na CH kabajya batransfera abantu Faisal, kandi na Faisal byabanana bakakohereza mu Budage, wabura kugeza mu Budage ugapfa. Ibyo ngibyo rwose tukabigendanamo neza. Ndizera yuko wenda hatazaboneka benshi bashaka ko dusengana, kuko wenda sinakibibonekamo cyane, bitewe n'impamvu z'umuhamagaro cyangwa impamvu
z'icyo mba naganiye n'Imana yanjye, nkunda kwandika ibitabo. Iyo kwandika burya amavuta yo gukubita abazimu hari igihe aba batagwiriye cyane, burya tujye tubyemera. Ikintu cyose kugira ngo gikore neza bisaba kugiha umwanya wawe. Ikindi sindi umuntu wemera yuko nimba umuntu aje ngo musengane wenda hari ikibazo akeneyemo deliverance, cyo bita deliverance kubabyizera bakanabyemera, ugomba kumusengera mpaka abohotse, byafata umwaka, byafata ukwezi, byafata 3, ugomba kumusengera pray until something happen. Nkanizera no mwituro by the way, ariko nanone mbivugiye kuvuga ngo nirinda gusengera umuntu igice. Niyo mpamvu iyo ntabifitiye umwanya ndakubwira nti waba umfashije neza ushatse abandi bakozi b'Imana, kuko twese dukora mu bwami bumwe, dukorera Kristo umwe. Yari ukugisha inama, mba mpari kugira ngo nzikugire, n'ibindi byose uzankenerera ugakenera kunyandikira kuri iyo WhatsApp 0788309513. Reka dusenge isengesho ritoya. Ndasengera abantu bamaze igihe kirekire bafite diplome zabo zarabuze akazi. Yampaye akazi mfite imyaka 21 muri peneyari, ariko peneyari nticya mu Rwanda, nkahembwa $1,129,000 mfite imyaka 21. Batanyatse na diplome nayizanye ndi mu kazi, batanambajije nibi nta n'ikizamini iki. Nizera ko ibasha gutanga akazi kandi kumugisha kubwo gusenga. Yampaye akazi k'500 nta umbaje diplome, nano uyu munsi nkaba nkigakora nta diplome ngaragaje. Kabiri nkaba ngakorera online ntagiye gutera yiperu, bityo niyo nazamuka umusozi ngasenga nkamara iminsi 40 nk'iya Mose, nkaba n'ubundi narya akawunga kakaboneka. Binyemeza yuko akazi iyo Imana yabyemeye karaboneka, nubwo abantu bavuga ko ubushomeri cyangwa se akazi kabuze. Ndasengera abantu bashaka akazi rero, ndasengera abantu bakeneye promotion, izina ry'Imana Yakobo ribashyire hejuru. Ndasengera abantu bafite uburwayi, Imana y'amahoro ibakiza. Jehova Rafa biravuga ngo niyo dukiza indwara zacu, ngo kandi mu mibyimba ye ngo niho dukira indwara zacu. Tutagiye muri byinshi, reka nsengera abo bonyine, kuko ibyo gusengera bari byinshi. Ariko ntago nagenda ntababwiye ubutumwa Imana yatubwiye buvuga ngo Abanyarwanda muzibukire, mucike rwose, muve mwange cyane, muve mu bupfumu no kujya mu bapfumu. Nta bintu byananiranye ku Mana yacu. Ku Mana abadayimoni bakurwaho, ku Mana ibitererano, ibihuherano, ibitega, amahembe, ibyo bikurwaho. Amarozi ni abantu benshi barozwe n'ubutamikano kubwo gusenga bakaruka, nta ruteja, nta mata, ntagiye kure. Rero mwirinde kubabaza umwuka w'Imana, mwirinde kurakaza Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru cyangwa se Imana yo mu ijuru, kubera yuko Imana yatubwiye yuko itishimiye uburyo Abanyarwanda mwayobotse ubupfumu, n'abasenga mukava ku igaburo mwerekera mu bapfumu, n'ibindi. Icyo ngicyo ubwo butumwa sinaye kugera ntabahaye. Imana izaturinda nk'igihugu, izadushyiraho protection nk'igihugu. Imana izatanga umugisha wayo mu bakristo, tanga akazi ku bagakeneye, tanga urubyaro ku barubuze. Nababwiye urushwima twasengeye mu gitondo yari yabaye muzima, kandi wabonaga ageze rwose ahantu habi cyane. Ariko ibyo byose mwirinde kuvuga ngo ubwo nasenganye n'umukozi w'Imana ngo we ngo wiremera ntibikunde ngo ndahita njya mu bapfumu. Ahubwo iyo byanze Remera ujya ku mukozi w'Imana wa Kimisagara, byakanga ku wa Kimisagara mukajya ku Nyamirambo, byakanga ku Nyamirambo mukajya ku wa Kacyiru. Ntabwo uzagenda ngo uzenguruke imisozi uyirangizeyo cyangwa urangize abakozi b'Imana bose bo mu Rwanda, Imana itaraguza n'umuntu yabitsemo igisubizo cyawe. Icyo cyo ndacyizera. Nimba mu mukozi w'Imana umwe ubona utari kwabonera ubutabazi, bisengere uhindura umukozi w'Imana. N'umuntu uvurwa n'abaganga, iyo umuganga umwe byanze urahindura. Ibyo ngibyo tubiziranyeho. Yesu yaravuze ngo ntago ngo umuganga aba yarazanywe n'abantu bazima, aba yarazanywe n'abarwayi.
bivuze ngo abakozi b'Imana wabagereranya n'abaganga, kandi tuzi neza yuko iyo umuganga umwe byanze akakuvura umwaka 2 nta gihinduka, bakurangira undi muganga. Wa muganga nawe hari n'igihe umuganga wakuvuraga bikanga ari ukurangira undi, akavuga ati hari umuganga nimba wenda ari uwiremera, akavuga ati hari umuganga uba Kacyiru w'umuspecialiste, cyangwa se hari abaspecialiste bajya bava muri Amerika baza 2 mu mwaka, abo nibaza uzagende kandi hari igihe bakuvura ugakira. Umukozi w'Imana umwe iyo byanze akurangira undi, umukozi w'Imana umwe iyo byanze ujya ku wundi. Kandi iyo abakozi b'Imana bose byanze, iri jambo rirakomeye kurenza isengesho nari kugusengera, iyo abakozi b'Imana bose bo muri Kigali byanze, ufata 5 b'ingenzi ukabahuriza hamwe bakagusengera bose bahuje amavuta yabo. Nta muntu n'umwe ndasengera ndi kumwe n'abakozi b'Imana bandi 2 ngo yange gukira. Nge ntawe ndabona. Nabonye abasazi bakira. Harabona sengeye bikanga nka ngewe, twakihuza turi 3 agakira. Harabo twasengeye turi 2 bikanga, twakihuza turi 3 bigakunda. Kuko Yesu yavuze ngo nimushaka kugira ibintu muhambura mu isi, ngo muzihuze muri 2 cyangwa 3, ijuru rizamanuka, imiryango ya gereza izafunguka, iminyururu izaturagurika, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Uwiteka Imana ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana igira neza bukira bugacya. Sengeye abantu babuze akazi, iyo diplome nyisiza amavuta mu kirere cy'umwuka y'igikundiro, yo kwemerwa, y'ubwenge n'ubuhanga. Utuzi 3 azadepozaho uhereye kuri risengesho. Akazi k'umugisha, akazi azaboneramo promotion, akazi azakora akagubwa neza, ndakamuhesheje mu izina rya Yesu. Abafite bene wabo bajya babinjiza mu kazi, bivuze ngo nuko bene wabo baba bakomeye. Ariko nimba abakomeye bisi bashyira abantu mu kazi, natwe abahamagawe nawe ukadutoranya ukadusiga amavuta, dufite ubutware ndetse n'ubushobozi bwo gusinyira abantu bakajya mu kazi. Mpagaze mu butware mpabwa nk'intumwa, sinyiye abantu mu kirere mu isi y'umwuka, kugira ngo iyi sinyatire izagenda ari nka recommandation. Namenye neza yuko leta isaba akazi, uhawe recommandation na ministre wo mu isi, akazi wakabona. Nanjye rero nka ministre w'ijuru mbasinyiye ngo bave mu bushomeri binjire mu kazi, bagushime mu iteraniro ry'abera, kandi ubutunzi bwabo bushyigikira umurimo wawe, nabo babashe gukora umurimo wawe bafite byose bibahagije, ndetse bafite n'ibyo bashyira mu isanduku y'urusengero. Ndasengera abakeneye promotion, abandi barazamuwe bo ntibazamurwa, abandi barabona misiyo bo ntibayibona. Mpagaze mu butware mpabwa nk'intumwa, mbinjije muri promotion itunguranye iturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo promotion does not come from east or west, it comes from above. Ngo ntabwo kuzamurwa mu ntera bituruka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, bituruka hejuru, bituruka ku Uwiteka. Mbayesheje kuzamurwa mu ntera. Sengeye abakozi bawe kugira ngo bazamure mu mavuta. Kandi Uwiteka Imana, sengeye urugo rwa Bishop Gafaranga na Annette Murava. Nimba koko barakoze ubukwe, mbayesheje umugisha mu rugo rwabo. Urugo rwabo ruzagendwe, ubasige igikundiro kitigeze kubabaho, ubasige amavuta yo kwemerwa batigeze bagira, ubagure rwose impande zose, ubahe urubyaro, kandi urubyaro rwabo rubaheremo umugisha mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ndetse n'abandi bakozi b'Imana bari guca mu ntambara zitandukanye, abo tuzi n'abo tutazi,
abamenyekanye kuri izi mbuga n'abatarazimenyekanyeho bari mu nsengero, abo bose ubarwanira intambara zabo kandi ubaneshereze, ubagirire neza. Ikiruta byose nsengeye itorero kugira ngo uduhe kwemerana, uduhe kugira urukundo kandi uduhe guhuza mu izina rya Yesu. Sengeye abanyumva bose basaba umwuka w'ubwenge, sengeye abankunda bose bavuga ngo uriya mugabo wamuhaye ubwenge, natwe Mana uduhe ku mwuka w'ubwenge. Mbayesheje umwuka w'ubwenge. Uko Mose yasengeye 70 umwuka wari umuriho ukabajyaho, niko nanjye mbasengeye kugira ngo umwuka uri kuri njyewe Apostle Mutabazi ujye kubanyemera n'abakunda amavuta andiho, kuko namenye neza yuko hari bikoreka kuba twemera gusa, ariko umugisha utanga ubasha kugera kubanyemera n'abatanyemera, kubankunda n'abatankunda, abashyikira ihishurirwa n'iyerekwa ryanye n'abatarishyikira. Abo bose mbayesheje umugisha, kuko umwami dukorera ari umwe kandi ubwami ndetse n'ibihembo tumaranira ari bimwe. Mbayesheje umugisha abantu bose bakurikiye iki kiganiro, by'umwihariko cyari kirekire, ariko abo bose bazagitangira bakakirangiza uzabahe umugisha. Twaganiriye amagambo avuga ngo Elisa yaravuze ngo nshingiye ko nariye muri uru rugo, nanjye mu gihe mpagazemo mu butware mpabwa nk'intumwa, shingiye ko uyu muntu yatangiye ikiganiro kuri Megaze akakirangiza, muhesheje kwaguka, muhesheje ubwenge, muhesheje umugisha, muhesheje gutsinda intambara nto nini, muhesheje kugirirwa neza, muhesheje igikundiro, muhesheje kuzamurwa, muhesheje gutsinda amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Amen.